Thank you, Lord. umugisha. The Lord bless you. Ooh, thank you, Jesus. Urukundo rugukura ahantu utari gushobora kwikura. The love that draws you from a place that you wouldn't draw yourself by your own effort. Urukundo rukunda umwanzi. This is the love that loves even the enemies. Urukundo rureba beton na beton na beton zifite esikariye nyinshi zimanuka. Urukundo rukamurika munsi rukabona umwanzi yarazi ko batazavayo. This is the love that shines underneath the concretes and concretes that people were buried under, and this love is able to take them from there. Rukamurika. It shines. Rukareba ahantu utakwikura amabeton rukavuga ngo nzayapfumura. And it sees where you could not pick yourself up, and it breaks through for you. None turahamya neza ko twashyiriweho esikariye tutazi aho zivuye umunsi ku wundi turenga beton imwe turenga beton yindi turenga beton yindi. Mwami turagushima bikomeye. Now we can confirm that that love put a ladder for us, and we've been able to rise up and up. We have gone beyond concretes and concretes that have covered us. Lord, we thank you. Urukundo rureba twambaye neza ariko twambariye mu magufa ashinyitse. You are the love that sees that much as we are dressing smartly, but inside they are skeletons. Urukundo rumurika rukabona makiyaje, abantu babona makiyaje bareba imodoka nziza. When people look at vehicles, rukagera munsi y'ibyo twambariyeho rukareba iminuko rukareba ibitwice rukareba ibyatumunze rukavuga ngo nshyizeho iminsi yo kubakuraho izo nsyo. when this love Muzamura amaboko dushimira uwo mwami. let us bless the Lord, who is the love that is able to see beyond our smartness and beyond the wonderful vehicles that we are driving, and is able to see how rotten we have been, how heavy laden we have been, and that love has been able to rescue us. Rukundo rurebye abana bacu barushye baremerewe bari mu biyobyabwenge rukavuga ngo ndabaziye nimuhumure nanesheje isi. Tukuzamuriye amaboko tuvuga ngo urakoze mwami. Iki gitaramo cy'uyu mugoroba ni wowe dutaramiye, ni wowe banza ryo kwizera, ni wowe tuvuga mwami. Turavuga imbabazi, turavuga ibyo ugiye gukora ejo, turavuga biriya turimo turareba, turavuga mwami ibyo ugiye gukora ukwezi gutaha, turavuga ibyo uzakora mu kwa gatanu, turavuga biriya bidutegereje mu kwa gatandatu, turavuga ukwezi kwa karindwi wadutanzeyo, turavuga mu kwa munani waraharebye, turagenda tukavuga ngo imbabazi zawe zirakomeye mwami. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. We are not rushing for anything. We are here to give you glory. We are here to speak of your praises, and we are here to thank you more than 1,000 times. Hey. Thank you, Lord. Ngaho reba ukwegereye gahoro utiruka umubwire uti ndashimira Imana. Vuga ikintu kimwe basi. Gira yes ari hano please. Just touch your neighbor and find something. Just testify. Give them a testimony. What are you grateful to the Lord for? Give them a testimony of what you're grateful to Jesus for. Akubwiye bingahe? How many have they told you? Nzane mikro cyangwa gwaye ukuboko gusa. Are you just greeting, or you're giving your testimony to your neighbor? Tell your neighbor, give me a testimony. I represent Christ. Just give me one testimony. There we go. There we go. Mwami Imana kube akanwa kawe uko akabumbuye uvuga iryo shimwe. Imana ikubumburira akanwa izuzuza amashimwe ibihumbi mu izina rya Yesu. As you have opened up your mouth to testify for Jesus, may the Lord Jesus multiply your testimonies in the name of Jesus. Yes. Ubuso wabasezera. Can we go home?
ndumva nakwikingirana nkigendera nk'abasiga. I feel like leaving you here. I want to go. Mwicaye nk'abantu bategereje gahunda. You're sitting like you're waiting for a program. Kandi iryo dini ndarivumye pu mu izina rya Yesu. I curse that religion in the name of Jesus. Kambiveho maze. Idini nipfa kugenda. Change takes time. Guhinduka Mutegereje biragora. amatangazo, mutegereje ko mumbura ubuhamya. You're waiting for the Mutegereje testimony. gutura. You're waiting to give. Ngira ukwegera utegereje ikihe kindi. Tell your neighbor, which other program are you waiting for? Mubwire to really Really? Are you waiting forgetful for anything? hearers. Forgetful hearers. Mubwire ngo utegereje iyo gahunda. Which Gusengera program? indwara ikagenda. You want us to pray for the sicknesses now Abana bawe bakabona akazi, right? so that your children may find jobs? Mubwire ngo utegereje iki. What are you waiting for? Dufite urugendo. We have a journey. Dufite urugendo rukomeye kuko ibyo twatinzemo ni bya bindi nari nikoreye hano. Ibyo twatinzemo biradukora buri. The things that we have spent time in make us. Yes, kuko attitude buriya ni ikintu gikomeye. Attitude ni uburyo wifata. Imana irabizi ko urimo urayishima ariko wifashe, irabizi ko attitude yawe irategereje iki? Itegereje igikurikiraho. Much as you're giving thanks to God, God can see you that the way your attitude is, you're waiting for what is coming next. Yes, kuko uti ubu ngubu ya You're like, tugiye okay, gutura. we are done with singing, now we are going to offer. Reka mbabwire, Let me tell you, ndasenze. I am praying. Imana itangire dutoze kuko hari igihe tutazajya tuza nta tutaje gutura, tutaje ngira ikindi. Nta uri bubwirize kuko nawe ntabwo ariho. Nta uri bucurange kuko nawe ntabwo ariho. There are times we are going to come Nawe ari without, hasi, without sibyo? preaching, without machines, N'uwakakuramishije ari hehe? Nawe without a arapfukamye. worship leader, Umuyobozi wa gahunda nawe agize ate? without a Nawe program arapfukamye. leader, because they are kneeling. Umuyobozi ari umwe, ari Umwuka Wera. We will have one leader, the Holy Spirit. Akaza akayobora vuga ngo uko ashatse. He will come and lead according to Akaturekera our ways. igihe ashatse. And he will let us go at his own convenience. Ubundi icyo nicyo bita ububyutse. That Ni is when igihe we call revival. gahunda y'umuntu itagikora. That is when the human programs are no Ni longer igihe active. senses zawe zagiye off. That is when your senses have gone off. Umwami Imana ari we uri kuri vola. And the Lord is in control. Ari we wubashywe, ari we uvugwa, everything. The only one honest. Bizungurukira kuri we gusa. Everything should be around him alone. Ndasenze mu izina rya Yesu Umwami. Sigiye mushumba hano ndasenze. Lord, I'm Udufashe. praying that you help us. Utwumvishe icyo urimo uratubwira gukora. Cause us to understand what you're telling us to do. Ababyeyi mufite abana, hari Parents igihe that have children. iyo ufite abana benshi hari igihe uhamagara umwana ukabona ko atari tayari kumutuma. There are times when you call one child and they show to you an attitude that they're not ready to be sent. Akaza yiruka ariko ukabona ko asa n'umuntu ugize gute. They are coming running, but they are so distracted. Ababyeyi tubyanga dute. We hate that. Surtout iyo utamaze kubwira abana b'aba teenagers. Especially Bari when you mu myaka have 10 na. teenagers. Ari ku kintu, ari kuri laptop cyangwa ahuze ku kintu. When they're distracted by something else, Uramuhamagara neza akakumva ati ndaje. you call them and say, yeah, I'm coming. Akongera ati And then they continue their typing. give me a minute. They say, give me a minute. They continue typing. Yanaza aza ariko akwereka ko hari icyo nsize inyuma. Iyo attitude ababyeyi turayanga pe. And when the child comes and they are showing you an Ubona attitude of ahari being yaje busy, kuko agomba kukwitaba. you hate it, you see them, they are really around, but Abanyi bo barabizi ko byanga. my children know that I hate that Abo batangiye attitude. gukuramo uramubwira neza ukabona yaje ariko hari ikintu mama kirimo kiramu ntahari kandi arahari kandi buriya ntahari. I really hate this one so much, especially when the children are growing up. You may call them and they come, but when they are absent-minded. Aze kuba mukuru nawe afite ibyo yarimo aragira gute. Afite ibimwokipa, afite ibyo yarazi, afite amaze kuba mukuru. Come on. Because they are grown up, they think We they have know their that tuzi program. binonga. You do not have to take them by surprise and send them anyhowly. Iyo attitude ni mbi ku Mana. I That pray attitude. grace from. Maze iminsi ngenda mbibiraho. Iyo attitude ntabwo ari nziza. That Nukuvuga ngo attitude tumenyereye no ibintu good.
abantu bagera ahantu bafashwa n'indirimbo bakunda badafashwa no kuba baramya Imana. So hari abantu baramya indirimbo. People are so blessed. Akantu murakumvise? Hari abantu baramya iki? Baramya indirimbo, bataramya Imana. Tandukanya kuramya indirimbo no kuramya Imana. So hano muri Grace Room twahawe instruction turamye Imana. Simple. Iyo attitude umwana yereka umubyeyi ntukayigire. Isa nkaho gira vuba kuko si cyo akabakora. Uyu mwana akora icyo baririmbyi bakoze. Be quick, be quick, be quick. Be quick, be quick. Iyo attitude ku Mwuka Wera ntibikora. Murabizi iyo uri nko masengesho ujya ubona uburyo utangira uzi ngo hari ibintu ugiye gusengera bijya bimbaho kenshi. Natangira kuramya isaha igashira, abiri agashira, atatu agashira, nkaza kurinda soza nta n'ikintu n'iki nagize gute navuze, kandi nkabyumva neza ko idashaka njyayo, idashaka nzana ibyo nkahita ndeka neza nkashyira ku ruhande nkakomeza ikirimo irakora. Bivuze ngo iyo Imana ishaka ko tuyiramya ibishaka yifate control. Ni mukora icyo gihe nshaka pani icyo mwe mugira gute mushaka. Ngira ukwegera ngo idini rya kera rikire hasi. Mubwire mwicaranye ararushye. There are so many times that I go to prayer and I want to pray about something, but there are those times that I feel very well that the Spirit of God is leading me in a certain direction, and it will take me for an hour, 2 hours, 3 hours, and I will leave aside my prayer requests and everything that I wanted to pray about, and I follow. So when the Lord tells us that He wants us to worship Him, He wants to be in control. You shouldn't just be excited by a song because you're not supposed to worship a song, but just worship God because this is the season of worship. Put away the religion, let the Lord get in control. Mwami ndasenze bijye kuba amagambo mvuze ahubwo bitwigisha. Lord, I pray that it should not just be words that I've spoken. Teach us to do this. Mu byukuri ngeze n'ahantu mbwira Imana ngo nanze no gutegura ibyo ndi bubwirize. I tell you maze no kumva ntashaka n'ikintu kimwe kuko idini ni daimoni. Iyo utayiretse ukomeza wumva let me plan, let me do this, to amasaha. That is the devil, I tell you. Niyo mpamvu mubona isi igeze ahantu aho Imana bayishyize muri boîte, muri carton, barashaka kuyipimira uburyo uri bukore. Uzi uko bigenda? Mufite iminota 20 yo kuramya, mufite 15 yo guhimbaza amatangazo, ibintu byose n'uwijambo. Hari ikintu hano kitakimwereka ngo red. Njya kubwiriza ahantu ntabwo ari bibi munyumve neza. Ni byiza kugira gahunda, please. It is very good to have a program. I'm not against that. Ariko si byiza. But it is not good. Nahatse gutera inkunga bamwe none biranze. Yes. Rimwe nigeze kujya ahantu. I went to a place sometime. Bayinshyiriraho. Kiba kiraha n'indi screen iri nkaho. They put the timer for me. So, abantu bose bafite ukuntu bakora, sibyo? Everyone have the way they do hari uburyo Mwuka w'Imana kuyobora. So naraje jewe ngiye kumva nkomerezanya n'abaramyi. Babwiye abaramyi ngo nimuve inyuma ndaza. Mageze turagenda. Me when I came I continued with the worshipers. Mwuka yatarambwira ngo banza usengere abantu hanyuma uraza mu ijambo. And the Spirit told me first pray for the people and you will preach later. Ndabyibuka. Iriya miguruko sindayibona. I've never seen this kind of deliverance. Ngiye kumva numva manuka. So after worship, I heard the Lord instructing me to go down into the people. I went. First of all, nkozi kosa kuko biri against ntabwo aho hantu ndi ntabwo bigize gute ntabwo byemewe. I was doing a mistake. I was doing a mistake because according to the laws of the place I was preaching in, it was not allowed. They had told me it's against the rules of that place. They had instructed me, don't prophesy, and other 2 things. So, ngiye kumva numvire hariya cyangwa numvire hano ndaboneka numvire hano ikiba turaza kugikemura. Then I was arguing in my spirit. Can I obey the leader of the church or I obey the Lord? And I decided to obey the Lord. If I can tell you the minutes they had given me, you would get stumbled.
cyinshi bifata umwanya sinzi abagira gutya ndibuka yaranyongoreye amagapapuro kandi se iminota numva ngiye kumubwira nako ko drama team wayihaye isaha nari ngiye kugakocora drama yaraje bajya muri hit Beneda bamarisa amaso yanjye bireba isaha irashira ngiye kuvuga ijambo ry'Imana wanumiye nateze indege urimo urambwira ngo 30 minutes 30 what navuze ni mpa mikro nkwereke urumirwa iri joro urarara unsubije iwacu. They gave 30 minutes to the word of God. I had boarded a plane to go and preach the word of God, and I said, I don't care, you will fly me back, but I am going to take my time and serve the Lord. I said, you have given me a week, but tonight we may have to get into a conflict. I worshipped for 25 minutes. When you invite someone, you invite them, you have invited their altar. Do you want them to operate on your altar or you want them to operate on their altar? So icyo gihe nkoreraho ndabanza nkananya Imana yanjye mfitu cyangwa sinyina biterwa nuko yanyoboye uwo munsi maze ngiye kumva ati manuka iriya koridoro umanuka uriya mugore mu nguni jyayo kumbe ni mama kibambaho kibamba wabambitse iyo bavuze ngo inyubako ajya hejuru ya millions mbega arazwi ko ari so yari yicaye inyuma nzarake asinzi cyamucicaje inyuma ariko umuryango wari wicaye imbere so ndabazi se ntabonze ambwiye ngo manuka twa the Lord directed me to go to the one who was the chief supporter of that ministry. She was seated behind and I didn't know her and I don't know why she was sitting behind. Her family was in front. I went up to her. Sanga humirije ameza atyo. She was closing her eyes. Namusimbuke nk'igisiga zisimbukiye inkoko. I jumped over her like an eagle. Ntangira gusenga. I began to pray. Protocol nka 10 babangeze ukumva ntabwo ari ibintu bazaho. Because they don't know the things of prayer and deliverance, they don't know. Umugore wagiye mu birere amajipo ajya hehe. The woman began to manifest. Kumbe ni kibambaho. She was the great woman of that house. Bababwiye kamera reba hirya hatagira umuntu ujyayo abagore ni mugende mufunge. Don't put her on camera, please surround her, don't expose her. Kandi cyo ndiho ni cyo umwama agize ate none se kuguma ari aho niba abafite umumaro ukomeye kumba afite ibimuraza Imana irashaka iki se kumukuraho urusyo cyangwa tujya mu miguruko abana baba babibonye kumbe barabizi. When Mom is tired, they knew very well that their mother is tired. Agakobwa gakuru ubona ka afite okay karaza kati pray please continue please pray please mommy in the name of Jesus mommy numva niko namenye ko ari mommy. The firstborn daughter came and said, pray, ndangije aho mba nkati ya hand vuga ngo intebe zijya mu birere and then all the chairs were swinging in the air. Abari imbere the people in front here. Ntabo mvuze in front where Beneda habe no gukoma bariye karungu. They got so angry. Bamurebera kuri screen yabaga imbere gutya. They were looking at the screen to see what is happening. Ariko abonye uriya mu mama. But when they saw that mother, n'ubusirimu bwe aravuga ati uriya ntabwo yigirishije. He said she's not pretending. mbandakase vuga ngo ndakata. I went all over. Byonyine kuva mu bantu isaha yarishize. After praying for the people, that was already an hour gone. Mbadaje subira hano. I came back to the pulpit. I said the worshippers let us go. No, ifata cyane bifata barya. They held themselves like this and looked at me. I really did mistakes in that church. Ariko nagomba kuyakora. But I was screen imwe rero niba yari yapfuye ntiyerekanaga ahangaha kiratangira red. So the screen here was showing me. Naramanutse gahoro nagiye kumva numva uburakari bw'umwuka nzana esharpe neza nshiraho. I went and brought a shawl and covered this red screen. Nagomba kumwereka ngo ubu mvuyeho nturi bunyake mikro shiraho. Beneda Imana narayumvaga neza imbwira ngo
fatiraho. Because I was feeling God telling me, please continue, I had to get a shawl and cover it to show them that I am continuing. Don't mind about hari time. akantu bari bavuze turi muri ofisi tutarasohoka baduha kakawa, yaravuze ngo hano iyo amasaha ageze aha abantu bose barasohoka bakagenda. There is something that told nubona me. isaha igusanze please nturenze 30 minutes ndaza kuzamuka bari bafite mama undi muhango bari bukore nyuma yanjye. Haleluya. They So told me in the nayo office. nakumvise ko hari ikibazo navuze bahita batahara amasaha batarenga batagira gute batarenga bahita bataha. They are told me. Narabyibutse naragarutse abaririmi turarama ndangije noke bumbura bibira yawe They are namaze told me. gushyiraho iki esharpe beneda none haricara neza ifata ashyira ukuguru kukundi ati amen. Yavuze amen ye ariko amen nziza mbona bagiye mu murongo. Ndavuga ni sinujya no kureba hano nabwirije iminota mike cyane sinarengeje 40 mike cyane hayo narengeje 40 beneda habe basi n'umuntu ujya kuri toilette basi ngo agiye ku musarani habe. When we were taking coffee before we came to church, they had briefed me and told me that you shouldn't go beyond time, because once you go beyond time, the people of this church will leave you in church and they will go home. When I came back to the pulpit after praying for the people and they said, open your Bibles, they settled. I preached for about 40 minutes. No one even went to the restroom. Everyone was calm, following the word of God. Maze kubwiriza ndavuga nti muzamura amaboko dusenge. After praying, I told them, lift your hands and let's pray. Turasenga. We prayed. Ikintu ngiye kuvuga kiragoye ntabwo nakivuga online. Kumbe uwo mugoroba n'uwabashyizeho gahunda nawe wari uwabo. Mu buryo bumwe ntashobora kuvuga nawe wari uwabo. Ni ukuvuga ngo nabo bari bakeneye Imana mu nguni runaka. Mwakimenye? So nukuvuga ngo na pastoral team nabaho babona icyo kintu Imana ikoze ko barakibonaga iragikora bareba maze tuvuga ngo turaguruka turasenga habe n'uwagiye kwishimira hanze basi ngo yongere yinjire narekuye nyuma y'amasaha 2 niba n'igice ndangije ndagenda gahoro kimwaro nacyumvise nyuma ntwara microphone ni God bless you ati buretse gato banza usengera abantu urambira gusubirayo ndakwereka noneho ngo banza usengera abakizwa usenge n'abashaka kugarukira Imana nawe yatangiye gukonekta noneho nasubiyeyo vuga ngo nakoze iki iminota mike nakoje nka 40 abashaka gukizwa abashaka kugarukira Imana maze batangira no kurira maze ariko nararyo uriya mugoroba ndavuga niri joro nimaze aryo rya nyuma hano. I so much enjoyed that night because after preaching I told the people, let us pray, and the people really connected in prayer because God had visited them in a very special way. Even the program leaders, they really had an issue and they realized that God had sorted out the issue that night. They realized that God had visited them. So I felt by the time I finished, I had used about 2.5 hours. Then I took back the microphone and told him, God bless you. And he said, you know what, before you hand over the microphone, pray for the people that want to give their lives to Christ and those that want to come back to the Lord. And I came back and I used about 40 minutes. I really enjoyed that evening. Agarutse taravuga ngo ejo nta kintu na kimwe tuzakora munyumvire kubera iki mu mwuka w'umuntu haba mukuri ati gahunda twari twakoze zose zirahagaze ejo tuzaramya gusa hanyuma umukozi w'Imana azamuke. When he came to take the microphone, when he came to take the microphone, he said, tomorrow we are stopping every other programs that we had arranged. Tomorrow we are going to worship God. And the servant of the Lord will take the microphone, and I said, yes. Nsubiye kuri hotel kumbi Imana yashaka kwigisha jewe. When I went to the hotel, I went to God and he wanted to teach Imana me. yanyigishije ku bicaniro. He taught me about altars. Irambwira ngo nawe nutumira uzajya umenya ko utumiye igicaniro udatumiye umuntu. And he told me that if you ever invite anyone to the ministry, know that you have not invited a person, you have invited their altar. Uga ni igicaniro cyose uteruye
It is an entire altar that you have nukuvuga lifted. ngo utumiye uwo wareba gaswatsi aririmba cyangwa administeringa ariko unatumiye igicaniro cye nicyo kiri buze kwipresenta mbega. You could have invited someone that you have seen preaching or singing, but behind that person there is an altar. So as you invite them, you're inviting their entire altar, and it will present itself. Nizi bintu iriya joro nanditse ibintu byinshi kandi nzi neza bireba Grace Room. Nukuvuga ngo n'Imana yashaka kugira gute kunyigisha nanjye. I learned things that are very useful even to Grace Room because God wanted to rero teach ndimo me. ndababwira ikibene data idini vuga ngo riragatsindwa. I'm telling you that idini religion ni is iki bad. ntabwo ari hariya ahantu usengera munyumve neza idini ni idini mwabyumvise. Religion is not that place that you ni go to for ikintu prayer. cyiyubatse uzi ngo ni ukubikora niko bikomeza gukora. Icyo kintu rero kibloka Imana, kinaniza umwuka wera, kinaniza Imana gukora. Ni nacyo kintu mu bintu bivugwa cyane byagiye bizimya umuriro w'Imana mu batubanjirije. Nicyo kintu umuntu kwifata ku kintu azi ukuntu gikorwa, kumva ko hari ikindi kintu mbega wabanjirije umwuka wera, we azi icyo agiye gukomeza kugira gute munsubize gukora, ariko nawe uraho uzi ikigomba gukurikiraho. So hari conflict ikigomba kugira gute ikigomba gukorwa. Mwebwe mwicaye ngo ubu hagiye kurikiraho amatangazo, nawe aricaye avuga ngo umugiye gupfukama, birahura gute? Navuga ngo pfukama ugiye kubikora ugononwa kuko harimo ubaye offended, ubaye ugize gute uratsitaye kuko birasa nkaho time is urimo uratwitsira igihe. Hamagara abantu basengere. Pastor wagize gutya se ubundi wahanuye mbega hari ibintu byo naguca mu mutwe bihora guca mu mutwe hagakurikiye. Why can't you mbega urimo urahari ariko watembereye. Oh yes. Beneda mo muranyumva ndimo ndabafasha. Ibi ni ibintu birakaza umwuka wera, bikata flow, bikupa. Ni nk'umugabo kuza mu rugo rwe azanye nk'ikintu aje gusupurizinga, yarangiza agasanga ufite mdomo, uramubwira ibintu nk'ijana, yajya kuvuga ati for icyo nari atari icyo nari nkuzaniye. Sheri umwana yabwiye ku maesikariye mukanya uziko umukozi yarwaye ibyima mu jisho, uziko mu gutwi ko yahaze ati sheri buretse aracyameza atya ati yes ararwaye umukozi yabonetse umva nanjye kubwira uzi muri office. Yesu we umugabo ahita afata neza akashyiramo akagenda. Nukuvuga ngo hari conflict y'ibikuzuye n'ibimwuzuye. Oh yes. Kandi ni uje afite icyo ashaka kugira gute mwanyumvise nshuti. Ndimo ndabasaba ibintu by'idini byo kumva ngo mu materaniro tuza habanza ibi. Abarimbye baratinze pastor akabagira gutya. Ese nubwo ntazamuka nkagumaho birahagije ntibihagije? Birahagije. Niba umwuka w'Imana ariko abishaka wikomeza urungura ko atazamuka. Iryo jisho rirajyahe ko badatura uwo mutima umurwana niki? Why are you fighting in your ko heart? batavuga ngo ko batafaya. Do not keep expecting anything. I am trying to teach you about religion, and religion is very bad. Religion is not about where you go to for prayer, but religion is the familiarity that you've gotten to. You know, you get used to some things, how programs are supposed to flow. You know that when we come to church, we'll first of all pray some 5 minutes prayer, and then we'll give testimony, and then we will invite the choir, and then, you know, you have a flow of things, and you do not want to move away from the flow of things. Now, if you're used to such things in the church, that thing conflicts with the Holy Spirit. And if you study how revivals died, religion is one of the major killers of revivals, because you have come to the presence of God and you're setting expectations. When He wants to lead you, you also have something to present. So your will and the will of the Lord is in conflict. It is like when your husband comes home and they're ready to surprise you, and they have something, they cannot wait to surprise you, and before you receive them, you're already presenting issues. The maid has got a tumor, the children have fallen sick, then we don't have sugar, then tomorrow we have to pay tuition. And he says, wait a little bit, I want no, I had forgotten. Actually, the neighbor came here quarreling. Actually, there is a debt tomorrow.
It is very discouraging. Yes. And the same thing happens. It is very discouraging to the Holy Spirit. When you come here, instead of allowing him to cause you to flow, you're busy looking at mommy and you say, when is she getting up? Is she about to go? Is she picking her Bible? That is not good. Let us do away with religion. Religion is bad. Hari ahantu umunsi ishize 2 years ago habaye umwuka w'Imana yaraje asanga abanyeshuri. There is a place Ubu rero muntega masi muntegesha imitima yanyu mu mwanya gusa. Umwuka w'Imana yaje asanga abanyeshuri bamwe bararamya arabafata ntibahagarika kuramya. Ni university yitwa Asbury ni muri Amerika. It was in the University of Asbury. Yes. Now, the students were worshiping and the Spirit of God took over. Bararamya iryo joro ntibyahagarara, ejo barakomeza ntibyahagarara, ejo barakomeza ntibyahagarara, yafatiyeho. Mwamwumvise? Biramenyekana. Bimenyekanye, urumva of course izo ni imbaraga z'umwuka wera. Aho abanyeshuri bagira gute? Baramya badahagarika, baramya non-stop. Ijoro amanywa non-stop, nta mbaraga zihagarika. Uwo ni umwuka wera. It is only the Spirit of God that can cause students to forget that they are students. They worship, another day in, they worship, another day in, they worship. That is only the Spirit of God. Now, abantu barabimenya. Abanyeshuri barabimenya. And the students knew. Abanyeshuri baraza barirunda. Umwuka w'Imana arakora. The Spirit worked. Bakaramya abaririmbyi bahari badahari. They worshipped in the presence of the worship leaders and uraho akaza hano imbere yazamura indirimbo imwe bose bakagira gute? Anyone could rise up and raise a song and they all catch up with the song. Kuko umwuka w'Imana yafashe iki? Because the Spirit is in control. Hakaza ufite gitari yakubita abantu bose, abantu bakabohoka saa 7 z'ijoro, saa 8 z'ijoro. So biramenyekana amezi abatatu, amezi abangahe abantu batangira kugira gute? Kuza noneho abava hirya mu state atandukanye, abantu batangira gutega indege baza hari ahantu. Narebye video imwe, ikibuga cya university cyose cyuzuye, imihanda yuzuye, amamodoka ari ku muhanda ari muri ambuteyage, barumirwa. So someone could rise with their guitar and begin to play and lead a song, and every other person would catch up in the flow. People would get delivered, and so information spread, and people came from all over. People came from other states coming to Asbury, and I saw how full the outside. Sorry? Inside and outside. Inside and outside. I saw how many people were there. They were so full because people were flowing. There was such traffic jam. People were too many coming to that place. When people give the Lord time, God dwells in their midst. Umwuka w'Imana akomeza gukora, abantu batangira kuva hirya no hino baza, ama internet atangiye kuvuga ngo Asbury revival, Asbury revival, Asbury revival. Abantu bose babimenye, abantu bose batuninga, ama YouTube atangiye gushyiraho live Asbury live, Asbury revival live. Abantu batangiye hana abantu baramya, abantu bakavuga ngo ugena bohotse iki, abantu basoka ati jewe nari nazanye ikintu cyakize, nta muyobozi wari uhari, nta preacher, nta muvuga butumwa, nta mugende mu birebe kuri YouTube biriho. Abantu bakomeza kuramya, bakomeza. Uzi cyabihagaritse? Vuga ngo idini. Ngo abayobozi b'ikigo barice baravuga ngo ntago dufite ubushobozi bw'ibi bintu. Batse ubundi bintu ni ibiki bya Holy Spirit. Ngo uwo mujyi ngo nta, ngo sinzi ngo nta maresitora menshi ahari, ngo se abantu bazarya he? Wese ubundi babara bakora inama bati let's stop this. Tube duhagaritse ibi. Hari documentaire nimwe nakurikiye bavuga ngo baravuze ngo reka tube duhagaritse ibi, azagaruka ikindi gihe twiteguye. Iyo documentaire yatumye ashesha urumeza ati we are not capable. Abantu baruziye mu yuhari hanze, abantu batangiye kujya bigurira uduhema, akizanira ihema akishyirira hanze agategereza mu kanya kabira mugeze watuzi ko cyakibyimba kigiye, ndatuzi ko nyize kuko n'Imana iri hagati. Nta uri marabwiriza, abantu bamwe bararamya gusa, indirimbo ku yindi. Mugende mu video kuri YouTube, indirimbo ku yindi, hanze kuzi mukurikira ama documentaire kuri. Abayobozi bati turabirukanye nimusubiraho mwavuye, ntabwo dufite ubushobozi
muzagaruka twariteguye, hari amatoilette menshi, hari amaresitora, hari nimwe mugiye. Nakurikiye documentaire imwe y'umugabo umwe witwa niba ari Mark nde, ndavuga ibintu bise ni ibiki beneda, umwuka wera arafata neza, arazinga azinga igikapu cye, abwira umwana ariwe Jehova, ariwe Kristo, ati genda ubwire Jehova ngo ibyo wateganyaga hano ntago bikunze, reka ngaruke. Umwuka wera arabasezera neza, ati bye, aragenda. Mbasomera icyanditswe kivuga ngo ntabwo umwuka w'Imana azahora akirana n'abantu. Muri kamere y'umwuka wera ntakirana. He's gentle. Interpret please. He ari gentil, ari the spirit of God is so gentle. Akantu gato kamushyira off. Anything small puts him off, he will back and he will leave you. Niyo mpamvu muzabona ubunageze muri class, sibyo? I'm in class now. Muzabona hari abantu cyane cyane iyo ikirere cyamaze kugira ntushaka n'ikintu kisakuza. There are certain people, when they are caught up in a certain realm of the spirit, they do not want even a single kind of noise, any form of noise. There are places when I'm here. You don't know this. There are times when I hear a footstep of someone and I go off. It is years back. I am teaching you this because the Spirit of God is teaching us you should not cut the flow of the Holy Spirit because it's the one that you need for deliverance. Now, nari nkizamuka turaramya turasenga ako kanya aramya ngo humura amaso nari magaza. As we were praying, he told me, open your eyes. I was standing here. Jesus Christ. Urumva hari ukuntu bigenda umukora akora mu buryo ashatse, hari igihe ashyira nk'icyapa ku muntu ukabona nk'ikibazo afite, sibyo? Hari igihe umureba ugahita ubyumva mu mwuka, hari igihe akora mu buryo bwinshi, avuga mu buryo butandukanye. Ndebye we nabibonye neza nko kugahangake, mbona umwegereye pa ndayeye mitamubaza ngende ati genda. The Spirit of God showed me someone and he was having a post on their head about a situation, and when I asked the Spirit of God for a go ahead, he gave me a go ahead. Then I began going down these steps. Now I came down. I'm teaching you. I was looking at that person and the writing was still there. I came down, I was going to that person. Nkomeza numva umukara ati genda uramusengera gutya urafata ninjira sinza hana protokole babiri bavuye baraza ngiye kumugeraho batangira gukurura intebe kugira ngo ngire gute kwa gukurura intebe zisakuza nagiye kumanu batindike ngiye kumureba wa muntu mbona yasubiye ko yarameze. Jesus, when I was going, habe wagira ngo siwe narebaga. Please, Susan. When I was going and I was reaching out to this person, immediately protocol came to find way for me. But they handled the chairs in a funny way and it made funny noise. So when I responded to the noise that the chairs were making, when I looked again to this person, I couldn't see what I was seeing anymore. I stood. I didn't know what to do for the protocol. You feel like you can get that person and put them upside down under this place. Do you understand? I said, so they stood. When they stood, people continued. I closed my eyes as people were continuing to pray.
I even got confused of who the person I was going to was, because I was not focusing on the person, I was focusing on what they were carrying on their forehead. Nukuvuga ngo sindebye umwenda wambaye ndebye icy'umwuka wera agize ate. I was not looking at the cloth they were putting on. I was looking at that thing that the Spirit of God was showing me. Umwanya byamfashe mpagazaho hagata kugira ngo nongere nkurure network antene nzihuze. Narongeye nsubirayo ndakata ndagenda turakumenya turaramya mukanya numva so icyo nakoze ni iki nabanje kubwira protocol hatagira unkurikira ndagiye hatagira unkurikira mwabibonye abo babiri ndamanuka ndaza mugeze iruhande turasenga Imana iramubohora iramukiza. It took me time to connect again because I had to go back to the pulpit trying to connect again. It really took me time, and God being gracious, He opened my eyes again and I was able to see the person again. And before I went, I had to whisper to the two protocol people and told them, do not follow me. I stopped them from following me and I went and prayed for this person. The Lord delivered. Ikindi gihe cyo narimo naramya numva kimwe bibiri bitatu biza sinzi uwo kuri piano ibintu yacuranze sinibuka niba yarahinduye ni nk'indirimbo arimo aracuranga nyigenderaho mwanyumvise ngeze ahantu satani ni mu bikwere ako kanya itarahindura amanote ajya ku bindi. Another time sinzi ibintu yakoze niba ari sinibuka ibintu yakanze ako kanya wa mwanya wo kugira ko mbwira ni ngiye kumenya ngo subirayo nanjye nagiye byagiye. Another time, as we were worshiping, the Spirit of God began ministering to me, and the keyboard person was playing some notes, a certain song, and I was flowing by that song. Yes. But something happened, and they changed the flow of the music, and I was distracted in the network. And when I turned to tell them, go back where you were, I forgot what was coming through to me. It got over, it never came back to me. I had to just continue. We do not speak this to you, the church. The reason I'm telling it to you is I was singing. Susan. Nukuvuga ngo attitude mwashiriyeho umwuka wera yamwerekaga ngo Julienne don't continue mbega nawe hagarika ukora icyo bashaka barashaka kuvuga amatangazo hanyuma uvuga ubuhamya hanyuma baho umwanya w'ubuhamya hanyuma ubwiriza nyuma bataha. Muranyumvise? Please tell me, muranyumvise? Uzi icyo bivuze? Iryo ni dini. Umwuka w'Imana ntakorera kuri gahunda z'umwana ongera ijwi ntakorera kuri gahunda z'umwana w'umuntu. Niwuzi reka mbamereke aha murenze ibihumbi 4 sibyo niba sinzi kubara nabari hanze na ubu wibaza ngo jewe abantu nzi barenga bangahe? We are over 4,000 people. How many people do I know in this congregation? Not even above 100 people. Nukuvuga ngo abandi invitation mwayihawe nawe. You were invited by the Spirit. Niwe wabakuyaho mukorera. He's the one that brought you from your workplace. Niwuzi byo mu masi myaka kuva mwanda mwava mu dababyeyi murimo muracamo. He's the one that knows what you went through from the niwe time you were mwumvise born. buriya buhanuzi bw'ejo bundi bampaye 2020 murabwibuka? You remember the ngo igihe testimony? kizaza nikurira insyo he ku bantu banje babahekesheje azi ibyo baguhekesheje jewe ntabyo nzi ndi umuntu niziye hano. The Lord knows the heaviness that you have been carrying that was laid over your shoulder. I don't know it because I am a human being. Now, ndahageze mfite ibyo ngiye gukora nkomeje kuririmba. Wibaza ngo mba ndimo ndirimba kubera ko nshatse kuririmba kubera ko mfite ijwi ryiza kubera kwiki? Aha. Hanyuma muhise mushyiraho attitude. When I began Reka singing, mbereke ko buri ibintu bituma umwuka w'Imana reka nkavuge adakora mu nsengero nizo attitude. Kwicara uvuga ngo pastor atinze. Kwicara umwereka ko I have hari izindi gahunda ndimo. Mbega spirit ni hari erega akorana n'umwuka wawe. Ntabwo akorana n'ibiri hano akorana n'umwuka wawe. Niyo mpamvu bivuga ngo bari hamwe bahuje umutima.
They were together in unity. bahuje bari hamwe bahuje uzi icyo bavuze They were together in unity. You know bari what hamwe this means? nubwo twaba ibihumbi 50 Even turi though we muri are stade 50,000 amahoro and we are in the stadium, tugomba guhuza umutima niba umwuka w'Imana ari uri bukore we have to connect our hearts if the Spirit is to work. tugombe kuba turi ku murongo umwe We have to flow in the same line. tugezehe niki kirimo kirakorwa ubu ni indirimbo azanye ihe ndirimbo tugende tugende all of us uyoboye gahunda ati amaboko hejuru bivuze ngo tugira gute When someone says lift your trust izeruri hano icyo umwuka w'Imana agize gute you flow because you're giving trust to the one that is leading. You believe in what the Spirit of God is instructing them to do. yes niyo mpamvu naje ejo bundi ngiye mu bindi ariko mana yanjye naba ngiye kubumbura aturiya mugore umaze gushima ibuka ijwi yakohereje muri 2020 buriya ntabwo napfuye kuyifungura bibaza ngo upfa gufungura ubuhanuzi bw'umuntu online abantu bakurikiye bangahe ijwi ry'umuntu ryumvikana ntabwo nabikora jewe nzi ubwenge ariko kuko yarabivuze hari icyo yagomba gukominika nahise nsubirayo neza ndakanda bivuze ngo hari message agomba gutanga iyo utabaye flexible utabaye flexible cyangwa worohe ntabwo ujyana nawe If you're not bavandimwe flexible, bene data nimushyire hasi ibyo mumenyereye if you're not nimushyire hasi flexible, ama attitude nimushyire hasi bigenda gutya bikabanza gutya reka wabanze aze gusoza if you're not flexible, you cannot walk with the Holy Spirit. You have to put down everything that you know and let Him flow. reka wabanze aze gusoza Let Him be the leader. Let Him begin and let navuga ngo Him end. mwicare mugire gute If He tells you to navuga ngo sit, haguruka gira gute if you have to stand, nazamuka ntazamuka bigire gute whether I come up or not, let's go. reka mbabaze akanyuma dukomeze Let me ask you this question. uwangombwa ninde Who is the most important ni person? jewe ko nzamuka nkakora ibyo napanze maye nkabemeza na gahunda cyangwa niwe gukora agakora Is it, munsubiza araharumva munsubiza I want you to answer me. Which one is most important? Is it me to come and continue with my programs or him? Who do we choose? Who is most important? Grace rumerega ntabwo nkomeza murabanza mumbwire ninde wa ngombwa Who is most important? Him alone. ubu nubwo yambwira ngo Julienne murumuna jya munsi hariya muri cave Beneda nagenda neza turi mataniro hagati nkicara mpaka mbwira ikintu cyo gukora kuko niwuzi aho urwaye niwuzi step ikurikiraho niwuzi ejo hazaza hawe niwuzi icyo nanjye ngomba gukurikizaho erega twese reka mbabwize ukuri usibye gusa kuba ndi umuyobozi wanyu nako gusa naho ubundi nkeneye Imana kubarusha mwebwe wait mwakumvise kubarusha mwanyumviza ko bivuze ngo nanjye burya bwose mba mvuga ngo nkora iki nanjye ndagukeneye so twese turi hamwe nta super woman nta superman twese turi hamwe turi ku rwego rumwe dutegereje uri hejuru. Oh yes. If the Lord ever tells me to go to the basement and sit there until He gives me the next instruction, I will do exactly that. Apart from me being your leader, leading you in this ministry, the greatest leader, the supreme leader is the Holy Spirit. I actually need Him more than you need Him. He is the one that is above. There is no one of us who is above. The Spirit of the Lord is the one that we need, is the one that is above. Umva mbereka kantu nkubutekereza tekereza ijoro aza agasanga Yosefu akamwongorera erega niba ari bazi kirimo kirajya imbere bo bari baryamye baraye babyaye akana babyaye umwana yitwa Yesu bamwise nkuko yagize gute yavuze marayika araza mwuka w'Imana arongorera ati ngaho babwire nimuhaguruke nimuhungishe uwo mwana mu masezerano yose bahaye Mariya ntabwo harimo guhunga. Mwankurikiye ibaza rero yaza kuba umunyedini ati ntabwo ari Imana ivuza je wavuganye nanjye direct kuko siwe babwiye Yosefu niba mwanyumvise Oh yes. babwiye Yosefu ngo hungisha umwana
na nyina. Hello. Maria araho rero n'ubunajua sorry. Araho ibazeta zana ati no, giye navuganye n'Imana. Marayika yaranyisangiye. Let's go. Twarivuganiye gutya. Arambwira ngo nzabyara umwana, nzamwita ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, have guhunga. Ngiye mpungisha Imana. I want you to imagine. Whose voice have you heard? Because I want you to imagine the time when the angel came in a dream, when Joseph and Miriam were sleeping, they had a little baby. And then the angel came and spoke to Joseph and said, take the child and the mother and take them to Egypt. Now, I want you to imagine if Mary came up and asked Joseph and said, that which you had is not among the promises that I received, because the angel visited me. He talked to me about this baby. It is me that carried this baby. They told me everything to do with this baby. There was nothing like running to exile. That which you're telling me that you have had, that is not God. It is me that had God. What would happen? Have you heard? Religion will tell you that you had God. There are people online that are just saying, what is happening in Grace Room? Religion affected the people that came before us. Maria yapfuye kumva. Joseph ati, fata umwana tugende. Kubera ko nawe yumva umwuka, yahise amenya what to do. Habe no gushyira itegeko banzuze, uzagaruka uvugane nanje, umbwira amatariki n'umunsi naho tuzahungira n'ubutaka bwawe uko bumeze. Niba umwana wanjye azonka bigaku yahise afata igikapu. Baragenda. Iyo atagenda c'était fini. Oh yes. Bari bubatembane. Beda umwuka w'Imana akora mu buryo buri mysterious. Oh yes. Akora uko ashatse, avugisha uwo ashatse. Oh yes. Maria niba utegereje ngo niwe bazahora babwira byahindutse, asigaye babwira Yosefu rero. Oh yes. Ubu nshobora kuba nicaye aha nibwira ngo talk to me. Ubwo nkajya kumva umuntu avugiye inyuma. Ati nuko Uwiteka avuga ntitujya tubaha umwanya. Nuko nziko ntago ndi kamaramaka. Oh yes. Avugisha uwo mu gihe kandi akavuga icyo. The Spirit of God speaks to whoever He wants, in any way He wants, at any time that He wants. We want to thank God for Mary. When she had the instruction from Joseph, she had to pack her things and right away went. Had she to question this voice that came through Joseph, they would all be killed. Baby Jesus would have been killed. This is why, even as a leader of Grace Room, I am not the supreme authority. I allow the Spirit of God to work in His own way. This is why when someone begins to prophesy somewhere, and the Spirit of God confirms to me that that person is speaking by the Spirit, you've seen me giving them the microphone because I know I am not the supreme authority. Nukuvuga ngo ndamutse ntanze miko nkasangana nibeshye avuze ibintu bitari byo, nemerewe kubikosora. Nabikosora. Mufite nshaka kuvuga? Yes. Aha ndimo ndavuga iki? What am I saying? Igihe cyose ntukumve ko uzi icyo umwuka wera agiye gukurikizaho. Yo umva ko kantu. Ntuzigere wicara muri Grace Room. Ntuzi icyo umwuka wera agiye kugira gute? Gukurikizaho. Kiratsa kikubwiye. Don't always sit in Grace Room as a person that knows what the Spirit of God is about to do unless He has spoken it to you. None se ubu twari twicaye tuzi ngo eshanu n'esheshatu tuzaba turi muri arena. Munsubize. Ntibyaziye aha. Buriya nahise mbyumva neza tufatiraho. Nukuvuga ngo buri icyo azakora uriya munsi arakizi. Igitangaje nasubiye mu muhanuzi bwashitambutse nsanga yari yarabivuze. So kutumva kwanjye anyway ntikwamubujije gukora. Arongeye akikoreye aha, ndagifashe ansubijeyo ndabyumvise nti okay I'm sorry ntabwo nari numvise byari byo. Ariko ubwo igihe cyari icyo. So nicyo azakora arakizi icyo azakora. Ngirira ukwegereye. Ntukicare ntuzi icyo agiye gukurikizaho. Mubwire neza
neza ugisubiremo uti ntuzongere kwicara nk'uzi ikigiye gukurikiraho. You all remember how the Spirit of God brought up the issue of the 2 Thanksgiving days that we are going to have on the 5th and the 6th of April. And when I went back, I realized, I came to remember that the Spirit of God had spoken about this thing prior, but I had not paid attention to it. And I said, Lord, forgive me, I had not understood. Yes. My failure to understand it in time did not forbid him from doing what he wanted to do. And I want to tell you, whatever he's going to do in BK Arena on those 2 days, he's very aware, he knows what he's going to do. I want you to tell your neighbor, do not sit in church and pretend as if you know what Jesus. the Spirit of God is about to do. Ndabinginze uyu munsi ndabyumva ko umwuka wera arashaka ko mbabwira icyo gusa. Tonight I feel the Spirit of God wants me to tell you this thing alone. Nuzajya wumva mu mutima uri wenyine mu rugo ukumva ikintu wasenza ariko hagarika ibyo uri muri azigikurikiraho. Do that. Hituhagarika byose ariko wakwirije biza nkaho ari agatekerezo ko kumva ntabwo umenya ko ari umwuka wera kuko ari gentle avugishijwe rituje akakubita ariko wakwirije uyu munsi wakinze ugasenga wavuye kuri telefone buriya yamaze kureba imbere kutareba. Oh yes. If you're somewhere in your home and then you feel an activation in your spirit to begin praying at that time, don't reason about it. Stop everything and begin praying, because the Spirit of God knows what is coming next. Or if you wake up on a certain day and you feel the Spirit of God is pushing you to fast, go ahead and fast. You know, it comes like a mind. It comes like a thought that you're just thinking about, because the Spirit of God is so gentle. He comes with a very gentle voice. So once you feel it, once that thought comes into you, just do that. He knows what is mpamvu Bibiliya ivuga ngo kumvira biruta iki? Biruta ibitambo. Buriya obedience, kumvira ni ikintu umwanzi ashaka kuduhisha kandi usa n'uwabyumvise. Rimwe mutware wanjye yambwiye ikintu cyamubayeho, yarakiri umusore ava kuvuga ubutumwa, niba yaravuye kuvuga ubutumwa hanyuma Imana yamublessinga, sinibuka story kuntu yagenze, ariko icyo nzi cyo yageze mu rugo yarafite imyenda mishya Imana imubwira umuntu ayiha. Mwuka wera yumva ijwi, yumva n'igitekerezo kimbwira ati fata iyo myenda ugire gute, witangira ati atanya kuririmba Uwiteka Mana yo mwijuru, araririmba. Afata ya myenda banza bari bayigize barayanika, bari bayifuze, ariko yumvise icyo agomba kugira gute, yati wapi nzamuhindura ya muntu. Agiye kubyuka asanga bayitwaye mu gitondo, bamubwiye ngo bayitwaye, ariko bati bagize gute, bati nukuri ntabajura baba hano, ntabwo tuzi yapantara hano yagiye, haje atanu yagiye, pastor utubabarire nukuri ko Imana. Babona ahise agira atya, yagiye ahumirije. Batarababa yaratwica noneho uyu munsi. Aragenda ageze mu cyumba arapfukama ati mwuka wera sinzongera. Menye neza icyo mbwiye kandi menye icyo nakoze nabi, umbabarire ubutaha sinzongera. Yego niba abana yibye sinzi niba bayishyiriye wari wambwiye, ariko aho yagiye hose menye neza ko icyo wambwiye gukora buriya wari wamaze kwitanga, ntabwo yari kiri yanjye. Yarambwiye ngo kuva icyo gihe iyo numvise avuze ngo nk'ubu hari abantu mushobora kuba mwicaye hano, yarakubwiye ati tanga miliyoni, ariko uti mfite ijana, mfite ibihumbi ijana, ukanamuririmbira. Hari n'indirimbo wahimbye ivuga gute, mfite ibihumbi ijana, arakureba neza ati no, uzi ko ashobora kuvuka ikintu yose ukayafata narenzeho gati yajyana kwa muganga. Agata kuvuga ati aha nawe urayafite se. Umugabo wanjye yarambwiye ati kuva icyo gihe iyo numvise ngo menya ko ubwo birarangiye. So kumvira umwuka wera ni icyo ngicyo ndimo ndavuga. Numva akantu kakubwira ngo senga, buriya arabizi ngo umwanzi arashaka gutega accident ya moto cyangwa hari ikindi yabonye, hitugira gute
niba yumva muri mu rugo wumva atakuwagiye muri Grace wagiye gusenga wagiye buriya yamaze kubona ko uwo munsi wari uwawe aba areba utabasha agera utabasha aba yagutanzeyo reka rero tumwemerere kuko aduhaye iminsi yo kudukuraho insyo tumwemerere icyo avuze nicyo niba rukuranya turamye n'ugushima dushime twizana attitude ya what next. Let us not bring the attitude of what next. When I come here, I am not just moved by wanting to preach. I allow him to give me a go-ahead. I am trying to talk to you that obedience is better than sacrifice. Once you feel the Spirit of God is pushing you to do something, if he's pushing you to pray, pray right away. If he's pushing you to come to service, do that right away because he knows what is going to follow. There is a story of my husband. One day the Spirit of God told him to give certain clothes because they were new. And you know, he really was not willing to give them. And when the Spirit of God saw that in his spirit, there was no willing to give them. When they hung the clothes somewhere outside, the clothes disappeared. Maybe they were stolen, maybe they were taken somewhere, and they gave him a report that those clothes are not there. They don't know what happened. And in his spirit, he realized and remembered the Spirit of God had told him to give them away. So he had to go to the room and he repented and said, Holy Spirit, forgive me. I know you had already given away these clothes. And he promised and said, from this day, I will not do that again. So I am trying to tell you, allow the Holy Spirit, whatever is activating you to do, whatever is instructing you to do. There are some of you that the Spirit of God has already spoken to you that give $1 million for construction. And you're reasoning and you're saying, I only have 100,000. I have a lot of issues that demand money. He knows. And then you might be surprised that something will come to you that will take even more than $1 million. So where will you be? The money will be gone. It is better to obey the Holy Spirit and do what he's asking you to do. I'm asking you to go and pray about this. Learn to put down the things that you feel like doing and allow him to do what he wants to do in your life. In our weaknesses, muntege nke zacu niwe udufasha. Nukuvuga ngo azi intege nke zacu zose. Niho the Bible says Romans 8:26. Uko niko umwuka agira gute? Adufasha. Soma please. Agira gute? Adufasha mukise. Mu ntege nke zacu kuko tutazi yo mbega ntabyo tuzi. Mbwira ukwegera uzi ko tabizi. You know that you don't know anything. You don't know. And tell them you don't know. We don't know. He's telling us we don't know how to pray. Ariko umwuka ubwe cyangwa umwuka hamwe nabo. Ubwe. The Spirit alone udusabira helps us aniha iminiho itavugwa. Jesus Christ. Umwuka ubwe. The Spirit himself. Umwuka ubwe. Please go back. The Spirit umwuka ubwe aradusabira. Helps us to pray. Naguzi gusaba. We saba kori. Bivuze ngo we wavuyeho we yagusabira. When you disappear, he will help you to pray. Aradufasha. He helps us mu ntege nke zacu. In our infirmities. What is in our infirmities? Our weaknesses. No. Hari weak. Iyo bavuga intege nke ntibavuga utawumva. Iyo bavuze intege nke mu Kinyarwanda wumva intege nke mbega. Ibintu udashoboye gusa. Wayibonye? Ariko barashaka kuvuga ibintu byose ni ibintu byose yewe nibyo. Let's go back please. Kinyarwanda mu ntege nke zacu kuko tutazi ntabwo uzi
You don't know. Mu yandi magambo kuraho ubunajua uzi ko nageze ahantu iyo ngiye gusenga bya bindi utangira. Yes, you can start like that, ariko hari n'ibihe ubyumva neza ko reka we agende, kuko hari igihe agutwara. Iyo agutwaye we niyo mpamvu ushobora gusenga 4 hours, ushobora gusenga amasaha 3, ushobora kugenda ukinyinga, let's go, ushobora kunyinga isaha n'igice 2 aticece kubu ubuvuga gira gutya, urimo urayoborwa nande n'Umwuka Wera. Hari n'igihe we wisengera kuko you know how to talk. When you allow the Spirit of God to lead you, this is when you can pray for 2 hours, Jesus. 3 hours, because He is in control. But then there are those days that you wisec and think that you know how to pray, and then you just engage yourself in prayer. Hari igihe ubyikorera, hari n'igihe abyikorera. Iyi season turimo niwe ubyikorera. Reka tumureka abyikorera, tumureke yiyoborere, tumureka dusengere, tumureka senge, tumureka adufashe kuramya, tumureke agire gute ayobore. Muranyeme reka ndebe abantu banyemere kuva uyu munsi. Let me see the people that are saying, let us allow the Holy Spirit to lead us. Let Him pray through us. Let Him teach us how to worship. Let Him lead us as we give thanks. Let us allow the Spirit to lead. Aho ni hahandi dushobora kuramya indirimbo imwe. This is where we kumara amasaha 7 for 7 hours. Nari mvuze indirimbo Use one imwe song adahindura without Him changing it. Imwe ashobora kwifata akatugendesha imisozi tukamanuka agakubita hasi imisozi yose. Uko twe turamya kuko ni utunihira ni uduse ni uburi twe dukora icyo tubwiye wari mu kikari ari marakora. He may carry us through one song and cause us to move over mountains and valleys, and we advance in the Spirit because He is the one that is driving us. We are just following Him. He knows what He's doing. Iyo bimeze gutyo umababwiza ukuri. In that situation, I tell you the abantu truth. bakurikirana umwuka w'Imana n'abantu basitaza abantu. The people that follow the Spirit of God are the people that stumble people. Kuko abantu expectinga kuca hano Because wakavuga ngo ca hano. the people will expect you to take this direction, and He will instruct you to take this direction. Uvuga ngo ugiye gukora ikintu akakuvuga ngo ceceka ubu ngubu wicara hanga. Muzi inshuro mba namaze neza no gukubita mutuntu namaze kwitona makiyaje akamwa turajya he. There are so many times that I get ready and He tells me, where are you going? Ugiye he? Where you Hari ikigahe ubu hari iki ati okay ubu rero uyu munsi wose ntaho uri bujye. And I tell you, Nk'uyu munsi reka mbabwire uyu munsi rwose nari mfite ibintu muri office numva ashaka kureba. Nagiye kugira arambwira tubu uhita uzirika hariya urasohoka ariko mubwiye nasohotse nje hano. today I had so many programs. I wanted to do things in office, and the Spirit of God instructed me to stay back, and He said, you get out of here when I instruct you to do, and I got out of Kandi iyo there. bigenze gutyo ushobora kubura aho ugasohoka gato ukagaruka abo ati ubu ngubu fatiki ubu ngubu sengera ubu ngubu tujye hano ubu ngubu subira inyuma nkwereke ubu ntimushobora kumva ibintu uyu munsi umwe gusa. Yes, hari byinshi nari bukora byagize gute. Niba hari appointment nari mfite n'umuntu ubu yamaze kugira gute yagize ate vuga ngo yabyinje. Today if ubu I niba had hari an phone appointment with call anyone there, nari ndege umuntu yahamagaye yagize ate people have called me and couldn't find me. niyo mpamvu buriya abantu b'umwuka basitaza abanyamubiri. This is why spiritual people stumble carnal people. Kuko urumva ubu naturumbutse nza hano ubu ninjya kureba kuri telefone ndasanga banyohereje message abambwiye atari ko mwagiye muvuga ibintu mukora. I came Wambwiye here. ngo nguhamagara ya masaha kandi nanjye bampamagaye hariya numvire nde numvire nde nicyo ndimo ndababwira abazi neza icyo ashaka kandi icyo nshakaho kiraruta icyo abantu banshakaho. Oh yes, I just came from that room and came right to service, but I'll check my phone and I found so many messages. Maybe people are complaining, why do you give us programs that you cannot meet? But I'm telling you, yes, you needed me, but the Spirit needed me most, and I need Him more than anything else. Sinzi ko tujyanye. Are we together? Nukurikira umwuka w'Imana nurundi rugendo nindi nzira kandi gufitiye umumaro kuruta ibindi byose. When you choose to follow the Holy Spirit, it is another journey, it is another way Grace that is more important to ndongera you. ndabinginze ubu nubwo nabareka mugataha umva mbasabe mu izina ryande. Allow me to ask you in the name of Jesus. Nkuko mujya mubona dusenga ukabona umwuka mubi umurati ndakura ndakwica
buriya abari posede abayuzuwe iki umwuka mubi. When you see haba presence y'umwuka wera ntibishobora kubyiganira ahantu hamwe. Uriya akarekura akagenda, siko bimeze. Iyo wemereye umwuka wera nabuze uko mbibasobanurira, aragufata ku buryo uba posede nawe. The time you see people manifesting, it means they are full of an evil spirit that is speaking through them. Now, when the Spirit of God comes, this is why you see evil spirits reacting, because the two cannot stay in the same place. On the other hand, if you allow the Spirit of God to take over your life, you become possessed by the Holy Spirit. Iyo umwuka w'Imana amaze gufata, once the Spirit of God takes over, niwe number one, ibindi birakurikira. He becomes number one and the rest follow. Ibyivuruga byose muzaba mwishotinga. You can sort yourself later. Ariko niba ukiri atashe cyane ku bindi byose, arabimenya ko utari ready for him. If you're still attached to so many other things, he will know that you're not ready for him. Arabimenya ko utari tayari, akabanza akakureka mama. Muri bukantu Yesu yakomplaininze akavuga ngo ngo niba ndavuga gute, ngo nimunezeza abantu kuruta uko munezeza Imana, ngo nzabihakana imbere ya data. Icyo cyanzwe kivuga gute? Nimugira gute? Nimutamamiriza imbere y'abantu. Naribaza, ujya wibaza kuki ashaka kuki abantu bahindutse ikibazo. Arabizi ko abantu hari ukuntu batwentimida, tuba intimidé par les gens. Abantu barakwentimida, ubahiriza gahunda yanjye, ubahiriza yanakubwira ikintu ukabanza kujya gufata telefone, ukajya kubanza guhamagara. Ubu nari kwanza nkicara, uwambere dufitanye gahunda, maze unyihanganire, irapfuye ko nk'uko aravura shamwe nk'abantu wa kabiri, maze wokabyara we ndakusabye wagata. Kandi ugize gutyo nabwo basa at least uwundi ahita avuga ati reka mbanze gahunda nari mfite ndaza kugaruka. Iyo ugarutse usanga yagiye kare, uraza ugakubita. Ni cya gihe wifatira amasengesho yawe ayo yakubwiye warayanze, urayura wangu. Uzi ko wayura inshuro 12 kuri 5. Utuwiteka ndagushima cyane Yesu we, ukumva ntarenga ku mabati, urasa n'umuntu uri ahantu wabaye perdu, kuko urimo urabikora mu mbaraga zawe. Inshura kongorera wakwiyirije wapi, wagize gutyo uti uyu munsi ndagwaga koma gusa. Inshura kubwira wowe ntushaka, yongera kukubona ibibazo byabaye ibibazo, maze ugakubita ibibambasi ukigarura. Watangira utanga ndagushima uti ukayura, nawe akakureba ati ngaho. Umababwiza kuri torero rya Kristo. Let me tell you, Church of Christ. Birababaje ko mu gihe nk'iki cyanyuma imyuka mibi ikora hose, umwuka w'Imana dahabwa agaciro mubiri wa Kristo. Ariko turagarutse kandi tugiye kumukurikira, avuga dukate turakata, avuga mwicare turicara, avuga ngo ubu nimuterane icyo avuze, kuko turi ku rugendo kandi niwe dukurikiye. Niwe impanda nivuga, niwe uzatuma tuyumva. Aya matwi y'umubiri ntabwo yumva Imana. Na icy'ubumana cyose niwe utuma. Niyo mpamvu ndabinginze uyu munsi kuwa kane, ni kuwa kane uyu munsi, ndabinginze tari kuzandike, nugaruka mu materaniro ya Grace Room ntuzongere kwicara na attitude, kuko uyu munsi umwuka w'Imana ntabwo yishimye. Ntuzongere kwicara umeze nkaho there is something. Don't be busy. Reka duterane nk'abazi season. Reka duhure nk'abavuga ngo yes, let's go now. Let's go. Let's go. Iyo uje gutyo, I tell you, muraza kubona ibyo amaso atarabona. When you come with that expectation, you're going to see what your eyes have never seen. Ngo abumbura igipfunsi, because he opens his hand agahaza kwifuza, and he says kwibibaho byose. Ntabwo ari Julienne ubumbura, ni umwuka w'Imana ayaya abumbura. It is not Julienne that opens her palm, it is the Spirit of the Lord that opens his hand. Iyo abumbuye ahaza kwifuza kwibibaho. When he opens his hand, he satisfies every creation. Umwuka w'Imana ntabwo ari inyoni.
The Spirit of God is not a bird. ntabwo ari dove. He's not a dove. abantu bazi ngo niya nyoni yamanutse kuri Yesu. No. People think it's that dove that came upon Jesus. ntabwo umwuka w'Imana ari wind. ntabwo ari umuyaga. No. abantu mwamufashe ko ntabwo ari umuyaga. umwuka w'Imana ni Imana. The Spirit of God is not wind. The Spirit of God is God. Bibiliya avuga ngo niwe uzi kuko ari umwuka we, niwe uzi ibiri mu mutima we. He knows what is in the heart of God. niwe ushobora kuduha akadownloading ibiri mu mutima wa data. He can download what is in the heart of the Father and give it niwe to us. waduha the next step. He's the one that y'ubuzima can bwacu. give us the next step of our lives. niwe He is the one. umwuka wera. The Spirit of the Lord. niwe yafashe vola ntabwo ushobora kugonga na rimwe. When He takes control, you cannot make an accident at any time. yategetse urugo rwawe nta dayimoni yarukoreramo, When he nta controls mwuka your mubi warwivangamo. There is no evil spirit that can get engaged in your family. ntabwo presence ye ibyigana na presence y'indi myuka. His presence does not compete with the presence of demons. ntabwo abyigana n'ibindi. mwanyemereye tukamwemerera gweshro. He does not compete with anything. Let us allow Him grow strong. reka tumwemerere. nubyuka mu gitondo uti Holy Spirit umunsi wose ndawuguhaye, nyobora uko ushaka, nyobora aho ushaka, kora. niwe uzi intambwe uri butere, niwe afite amabanga yose ya data. When you wake up in the morning, surrender the day to the Holy Spirit and tell Him, I surrender the day to you. Lead me, Holy Spirit, because He has every mystery and secret of the Father. niwe. He is the one. nkunda uburyo ajya anyongorera. I love how He whispers to me. hari igihe anyongorera nkumva namubwira ngo nguhe bizu. There are times He whispers to me and I say, can I give you a kiss? hari igihe mbura uko nifatayo. There are times that I don't know how to carry myself. inshuro ntashobora kubara. So many times I nageze can't. n'ahantu nkavuga ni Mana kuko nakoze amakosa mudashobora kumva ntwaye imodoka menshi. There are so many mistakes Mess. that I did when I was driving. menshi. So many mistakes. bigera ahantu nk'ikonsi ntabwo akoresha amakosa ahubwo n'igihe yakoraga. It is me that would do mistakes because I was driving, but I was also concentrating too much. nk'uko uzi ujya mu rukundo n'umuntu rugasara, Like- umwuka w'Imana mujyana mu rukundo mugasara. The way you can get so crazily in love with someone is the very way you can get crazily in love with the Holy Spirit. nk'uko sheri wawe ashobora kubwira ikintu akongorera ugaseka, Like your sweetheart can arakongorera speak to you, ukabomoka. and you smile and you laugh. afite personality. He has a personality. arababara. He can be hurt. niyo Bibiliya ivuga ngo don't grieve. Bible says- wimubabaza mwibabaza umwuka we. arababara. so ubabara ntabwo ari umwuka, ntabwo ari wind, ntabwo ari inyoni. Bible says, afite personality, afite emotions. arababara. Bible says, grieve not the Holy Spirit, meaning he has feelings, he is alive, he is real, he can be grieved. niyo mpamvu kwicara ahantu hari atmosphere imubangamiye sinshobora. I can ubu never sit. sinshobora. kera narabyihanganiraga, ubu sinshobora. I can never sit in a place where there is an atmosphere that is inconveniencing the Holy kuko Spirit. ndabyumva neza ko atishimiye aho hantu nicaye. Because I will feel very well that is not happy about nawe that place. nudevelop urukundo nawe uzajya wicara n'abagore batatu babandi mwiyise ngo murabadatana, sibyo? nimutangira kuvuga ibintu bitari byo uzumva kubwiye ati kuko arahunga, nta hari ibintu atihanganira. If you develop your love with the Holy Spirit, the moment you go and sit with that company, when they begin bringing out their conversation, you will feel the Holy Spirit giving you a signal that no, I am allergic to this, because He normally flees, He runs away from certain situations. urabyumva neza ko atmosphere detox urabyumva. You will feel it that this atmosphere is toxic. hari n'ahantu usura. There are places we will visit, ibyo mbyihorere ukabyumva neza ko and birimo you feel birakunda. that's no. ugahita ubyumva neza. swat ndafata vola You say, I will either n'umwuka take wera control dutegeke iyi atmosphere and cyangwa rain, or ndasohoka. I will get out of here. kubera iki iyi si biravuga ngo izacura umwijima.
This world shall be full ariko of izuba ryo darkness, gukiranuka rizarasira ubwoko bwe. but the light of the sun of righteousness shall shine upon God's people. Nari ngiye gusoma icyanditswe ariko nakireka. Zaburi iravuga ngo no Yesaya I think 32:15 3:15 haravuga ngo kugeza ubwo azadusukwaho, kugeza ubwo umwuka azadusukwaho ngo nibwo imirima izahinduka iki, ubutayu buzahinduka imirima yera cyane. The Bible says, kugeza ubwo azadusukwaho, until the Spirit be poured over us. Isaiah 32:15. yes, ngaho kugeza ubwo umwuka azagira gute, zamura volume, Until the Spirit is poured on azadusukirwaho, us. zamura volume, zamura ijwi, avuye hese From heaven, hazaba iki, the desert, imirima, hanyuma umurima wera bakawita, ndashaka kureba ubuhanuzi yabonye, ndashaka kureba iyerekwa rya Yesaya, kugeza ubwo umwuka azadusukirwaho avuye, until the Spirit. ubutayu bukagira gute, so ubutayu bushobora kubyara ishyamba. Muri byo ashaka kuvuga ngo rero ukwegere ngo bwa butayu mazemo igihe bwari butegereje umwuka wera. The desert that you have stayed in for a long period of time has been waiting for the Spirit of the Lord. Kugeza ubwo Until azadusukwaho, the Spirit of God shall be poured on us. ubutayu urimo Your bwuzuyemo deserts, kino wivuga ibyo ukeneye, reka umwuka gusukweho. do not speak about the many Ubutayu things you need. buzibyaramo ishyamba. Allow the Spirit to come upon you, and the desert Ubundi will become ubutayu ni ahantu a hataba forest. amazi, hataba ibiti, hataba iki, ariko buzabyara, bizashibukayo. That desert My will cause God. things to sprout out, because a desert is normally very Grace dry. room, iki ni igihe twemerera umwuka wera. Ubutayu bwose tumazemo igihe bugiye guhinduka amashyamba yera cyane. Grace room, this is a time to allow the Spirit of God to take over, and every form of desert that we have been living in shall become fertile gardens. Ariko nakomeje kumva amavuta y'Imana menshi. I really feel great Hari anointing of umuntu God. ukeneye uyu mugoroba kuva hano abohotse mu izina rya Yesu. Someone needs to be delivered before you move out of this place Hari tonight. umuntu uri utsikamiwe uyu mugoroba ntabwo uri busohoka. Nubwo abandi bataha ntabwo uri busohoka. There is a person that is Emerera umwuka suppressed. wera uva hano uwo mwambaro ukuyemo nkuko nakuramo aka gakoti. Mwemerera gukuremo mu izina rya Yesu. Allow the Spirit of God to take away that garment of oppression from you. Hagwa ku maguru yawe. Stand there. Jesus. Fata ibintu byawe dusenge tuve hano. Take care of your property. Let's pray. Tugiye kubwira umwuka wera ngo ntabwo tuzongera kwita ku butayu, tuzita kuri wowe ubutayu buhinduka ishyamba. We are going to tell the Spirit of God we are not minding about the desert any longer. We are minding about you, and the desert will become a Mwuka forest. wera kora, mwuka wera kora, oh mwuka wera. Uzamurira amaboko umubwire ngo kora, ubutayu buhindura ishyamba. Mwuka wera kora, tubabarire mwami. Forgive us, Holy Spirit, and have your way, and have your way, have your way, have your way, have your way.
kuri we. Open your heart to the Holy Spirit. Mubwire ngo umbabarire kwiyobora. Ask Him to forgive you for leading Ni you. wowe uzi inzira. He's the one that knows the Ni way. wowe uzi inzira. He's the one that knows the way. Ngaho fata intebe. Take over, Holy Mwuka Spirit. wera tubabarire. The Spirit forgive us. Duciye bugufi imbere yawe. Humble before you. Ushaka ukuyobora. Will you? Ndumva amavuta menshi. I feel the anointing of Uyu the Lord. mugoroba mubwire ngo mbabarira arabohora ubuzima bwawe. Ask Him to forgive you. He's going to deliver you. Araruhura ibitugu byawe. He will deliver you from the heaviness on your shoulders. Inshuro zose yakubwiye gusenga ntiwumva. There are so many times He asks you to pray and you never Inshuro pray. yakubwiye kugira icyo ukora ntugikore. There are times that He asks you to do things and you Reka didn't. tumukingurire imitima. Let us open our hearts to Him. Reka tumukingurire imitima uyu Let us mugoroba. open our hearts to the Holy Spirit Duciye tonight. bugufi. We are humble before you. Yobora abana bacu, yobora igihugu cyacu, yobora Afrika, yobora Mwuka wera. Zamura ijwi ryawe cyane arumva. Lift up your voice higher. He can hear Mubwire ngo kubaho kwawe niko nifuza. you. Tell Him, I desire your Yoborwa presence. nawe. I want to be led by you. Iminsi yose yo kubaho kwanjye. Your glory, your presence, Holy Ghost, your presence, Holy Ghost, your presence, Holy Ghost. We need you, we need you, we need you. You alone, you alone, yeah. Lord, I need you. Lord, I need you. Senga, senga, senga. Pray. Senga. Pray. Every now I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Hey. Lord, I need you. Lord, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need. Senga, senga. Oh, every hour I need you. My Lord. Satayabalakota. Mwuka wera. Mwuka wera. Uzura imitima yacu. Ubutayu buzahinduka imirima yera. Ubutayu buzahinduka. I need you. Ubutayu buzahinduka. My one tuzamuye amajwi yacu Mwuka wera hindura ubutayu imirima yera fata intebe yawe
yobora ubuzima bwacu, yobora gratro, duteshe icyo udashaka, duteshe icyo utifuza, duteshe inzira zacu zose. Take your Holy Spirit, oh God, mubwire yuzura umutima wawe, mubwira sohora ibindi bigirwamana, mubwira sohora ibindi bicaniro, mubwira yuzura kuyobore, mubwira fata urugo rwawe, ayobora abana bawe, ayobora 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 ayobora. We surrender, we surrender, we surrender, we surrender, we surrender, Holy Ghost. Amavuta yari hano, amavuta yari hano. His anointing is Open your mouth and pray. Tell him, help me to hold to you. Help me, Holy Spirit. Have your way, 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 have your way. We surrender, we surrender, we surrender. Holy Spirit, we surrender. Ay 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 He's tearing apart everything. He's taking away the garment you have. He's destroying evil foundation. He's taking away evil foundation. He's shaking darkness foundations. He's shaking. Allow him to shake. Allow him to draw you away from the evil foundation. Allow him to take you away from the house. Allow him to change your atmosphere. Lift up your voice and tell him, shake it, Lord. Shake it, Holy Spirit. Shake it, Holy Spirit. Shake it, Holy Spirit. Shake it, Holy He is shaking the youth. Lift your hands, every youth. Shake it, shake it, shake it. Every evil foundation, every evil garment that I have, shake it, Lord. Protocol, get alert. The Spirit of God is undressing people. Every power of darkness is letting go in the name of Jesus. Everybody pray. Everybody pray. He wants us to enter somewhere.